Amanota yo gutangiraho buruse cyangwa se inguzanyo yo kwiga kaminuza nkuru y'u Rwanda ndetse na Rwanda Polytechnics yamaze kuba yamenyekana. Ni nyuma y'uko abanyeshuri bamaze gukora application muri University of Rwanda ndetse na Rwanda Polytechnics, HEC nk'ikigo gishinzwe amashuri makuru na kaminuza Higher Education Council cyasohoye itangazo cy'uko kizatanga inguzanyo ku banyeshuri kigendeye ku manota bamaze gushyira hanze, ariyo tugiye kugusobanurira ukamenya ngo nangahe HEC izatangira inguzanyo. So we nkurikira kugira usobanukirwe umenye amanota wagize nimba se uzemererwa inguzanyo cyangwa se utazayibona ubu ushaka andi mahirwe. Niyo mpamvu nanjye ndahanga nka IV Scholars kugira ngo tugusobanurire kimwe ku kindi kugira byibuze usobanukirwe. Thank you. Batangiye bavuga ngo itangazo rireba basabye inguzanyo yo kwiga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda University of Rwanda no mu ishuri rikuru ryigisha ubumenyi ngiro n'ikoranabuhanga Rwanda Polytechnic mu mwaka w'amashuri 2025. So iri ni itangazo ryasohotse kuri tariki ya 31 z'ukwa karindwi 2025 ryasohowe na HEC, ikigo gishinzwe amashuri makuru ndetse na za kaminuza. So nkuko mubizi rero iki nicyo kigo cyishyurira abanyeshuri bagiye kwiga muri University of Rwanda ndetse na Rwanda Polytechnics. Reka tubanze dusomere itangazo hanyuma nze nkubwire ku manota bazafatiraho cyangwa se bafatiyeho kugira ngo batange buruse cyangwa se inguzanyo bemereye abanyeshuri bazajya kwiga mu mashuri makuru ndetse na kaminuza. So batangiye bavuga ngo ubuyobozi bwa Higher Education Council HEC buramenyesha abanyeshuri basabye inguzanyo yo kwiga muri kaminuza y'u Rwanda University of Rwanda no mu ishuri rikuru ryigisha ubumenyi ngiro ndetse n'ikoranabuhanga ryo Rwanda Polytechnic bazatangira umwaka wa mbere first year muri Nzeri 2025. So already kalenda yamaze kuba yajya hanze ko ishuri cyangwa se kaminuza ndetse na Rwanda Polytechnics bazatangira mu kwa 9. So bakomeje bavuga ngo kw'ibyavuye mu busabe bw'inguzanyo yo kwiga biboneka banyuze kuri link ngo mwe murayibona, ndagenda ngerageza kuyibereka kanyi broading yo kugira ngo muze kuyibona neza, ngira murayibona n'uyishaka ariko nta kibazo yaza kunyandikira nkaza kuyimuha. So ibyavuye kuri mu busabe bwabo bashaka guca kuri iyi link bakabibona. So urakanda handitse request loan results hanyuma ushyiremo reg number yawe cyangwa se registration number, ubundi shyireho view results ubone ibyo wasabye nimba babyemeye cyangwa se ubusabe bw'inguzanyo bwemewe. So bakomeje bavuga ngo uwasabye inguzanyo yinjiza ahabugenewe registration number akabona ibyavuye mu busabe bwe. Ngira ngo ibyo murabyumva neza. Ibyagendeho mu gutanga inguzanyo ni ibi bikurikira. So ibi nibyo ngira ngo dutinde kugira ngo byibuze nawe nuba warabigejeje ukaba utahawe inguzanyo ushobora gukora claim cyangwa se kurekarama bakaba bayiguha nimba ubyujuje. So niyo mpamvu ugomba kwitonda kugira ngo umenye nimba koko ibyo bagendeyeho ubyujuje, then wasanga ubyujuje bataragufashe ukaba warekarama. So reka tubanze tubireye noneho bavuze ngo ibyagendeyeho mu gutanga inguzanyo ni ibi bikurikira. Amanota umunyeshuri yagize asoza amashuri yisumbuye ahabwa 50%. Na dear friend, kugira musobanukirwe neza, I think mwakoreye kwijana, ariko ngo amanota mu gutanga inguzanyo wagize ahabwa 50% mu kuguhesha amahirwe yo kuba wabona inguzanyo cyangwa se buruse. So nabyo nibyo tugiye kureba hasi kugira ngo nkwereke nimba koko uko uzabara amanota yawe 50% ukamenya uko bimeze. So uko uzajya ubigenza rero uzajya ufata amanota wagize ukuremo 50 and then uzajya uhita ubona amanota ufite kuri 50. So reka tubanze turebe hano ku ngingo ya kabiri bavuze ngo ibyo umunyeshuri agiye kwiga muri kaminuza cyangwa se ishuri rikuru nabyo bihabwa amanota 50%. So nabyo birumvikana neza ibyo ugiye kwiga noneho faculty ugiye kwiga. Niyo mpamvu hahandi twababwira ngo musabe STEM pana na STEM, niho ya mahirwe ugiye kuyabonera noneho nibwo mugiye gusobanukirwa neza STEM na non STEM aho bizagirira akamaro mu gufasha kubona inguzanyo cyangwa se buruse. So nibyo turi burebere hasi. Urakamanze nsoze iri tangazo bavuze ngo icyitonderwa amanota uwasabye yahawe n'uburyo yabazwemo biboneka ku mugereka w'iri tangazo, impuzanengo yafatiweho ni 50%. So nabyo nibyo turi buze kureba hano hasi, ngira ngo hasi ku mugereka w'iri tangazo muraza kubibona hano uko bagiye bafata no manota bakaya classify mu byiciro cyangwa se uburyo bagiye babafata. Nibyo bari kuvuga biboneka ari umunsi ku musozo w'iri tangazo, aricyo turi buze no gutinda kugira ngo mumenye ibyo ari byo. So hakabiri bagomye bavuga ngo
umunyeshuri uzahindura ibyo yahawe kwiga azatakaza inguzanyo. So nimba ugeze muri kaminuza wenda bagwaye kwiga faculty ariko ubonye ikomeye cyangwa se ushatse guhita uyihindura, oya aho ngaho ushobora guhita ubura buruse cyangwa se inguzanyo. So ugasanga uri private candidate, mwere guhindagura ibyo mwasabye. Niba ari byo baguhayemo inguzanyo, continue, komeza wiga ibyo bintu kandi bizakunda, nta kidakunda. Noneho kuri gatatu bavuze ngo HEC izakira ubujurire HEC izakira ubujurire bw'abatanyuzwe n'ibyavuye mu busabe bwabo guhera tariki ya mbere y'ukwa munani 2025 kugeza ku ya mbere kuri 14 z'ukwa munani 2025. Habayeho mistake mu kwandika nubwo banditse 2024 ariko ni mistake. Ku biro byayo biri i Remera iruhande rwa Rwanda Education Board cyangwa se REB, cyangwa ugaca kuri email muri kubona ahangaha, I guess kanyibereka hano ngiyi nayibrodinze. So n'abayishaka ko turaza kuyibaha muze kutwandikira nta kibazo. Nyuma yaho nta bujurire buzakirwa. Nyuma y'itariki ya 14 z'ukwa munani nta bujurire buzaba bucyakirwa. Nimba utanyuzwe n'imyanzuro twakubwira uburyo bakora appeal cyangwa se kureklama. Niba utanabizi watwandikira tukagufasha, ariko nyuma yo kuri 14 nta muntu uzaba ukiri kureklama. So urupapuro rukoreshwa mu bujurire ruboneka kuri, hari urupapuro rukoreshwa link wuzuza cyangwa se urupapuro wuzuza ruboneka kuri iyi link mubona hano. Nimba ushaka kureklama utanyuzwe n'ibyavuye muri loan results ushobora kubandikira cyangwa se ukuzuza ino form iboneka hari. Ariko reka twihute tujye ku manota, ari cyo kintu tugiye gutindaho kugira ngo mumenye amanota bafatiyeho. So noneho ni selection criteria for government study loan for academic year 2025, nubwo bakomeje kugenda bandika 2024 ni 2025. So hari criteria bagendeho kugira batange inguzanyo ya leta cyangwa se buruse. So ayo manota bagendeho nayanga bagaragaje hano kuri table, ngira ngo murimo murabibona hano. Hari academic performance, course to be attended, academic performance weight allocated, academic performance weight allocated. So hano rero ngira ngo murimo murabibona abantu mwize muri TVET ama sciences bayahaye amanota 50. ni ukuvuga ngo bifite amanota 50 kugira ngo ubone buruse cyangwa se inguzanyo kuba warize ibintu bijyanye na sciences muri TVET. Noneho abize muri UR cyangwa se abashaka kujya muri UR mu ma sciences babantu mwasabye ibintu bya STEAM, mwebwe mufite amahirwe ya 45. Amanota 45 niyo bahaye abantu mwasabye STEAM. So noneho abasabye nani science muri TVET mugiye kwiga muri RP bifite amanota 20, ndetse n'abagiye kwiga nani STEAM muri UR bifite amanota 20. Wabibara gute rero? Ni ukuvuga ngo niyo warasabye combination cyangwa se faculty tuziga muri kaminuza ariko ugasanga ni STEAM, nimba uri mu UR ufite 45 kuri 50. Noneho nuteranyaho na ya 50 bahaye amasomo wize cyangwa se ibyo wize, nimba for example uragize 80 ubwo bivuze ngo ufite amanota 30 kuri 50. Urafata ari amanota 30 uteranye kuri 45 uratugira 75, already uri granted kuba wabona inguzanyo. Nimba uzi kuri hejuru ya 60 inguzanyo barayiguha. Ariko urabona nk'uyu nguyu wasabye nani STEAM muri UR, nimba aragize amanota 80 hanyuma urumva bivuze ko afite 30 kuri 50, urafata 80 ukuremo 50 bafatiyeho ku manota yayo wagize, hanyuma uteranyeho no 20 bahaye nani STEAM, ubwo urumva rero tugira 50. Ntabwo rwose HEC yaguha inguzanyo ufite amanota 50. So ngira ngo byinshi mu majyana mubisobanukirwa, wenda ibyo mudasobanukirwa muragenda mutwandikira muri comment section kugira ngo nabyo tubiganireho ndushaho kubasobanura neza. Gusa bashaka kumenya ubusobanuro bwimbitse reka mbahe numero za WhatsApp group muze kunyandikira mu joining, hanyuma tugende niho ndi kugenda mbasobanura neza. Hano tuba tubinyuzemo muri makeya kugira ngo murusheho kubyumva. Thank you for watching, we love you. IV